bana ari ushaka kuba waragiye kubyara umaze nk'iminsi ureba nk'izo filime oya ntago nazirebaga wagera nko mu bitaro watangira wabagwa birya bintu byari mu mutwe bikaba ari byo bihita byiforomamo. A world of stories. Ndakuramukije wewe ufunguye iyi video nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana kugira ngo ikomeze kukugenera ibigukwiye. Ni Director Gabi kuri Afromedia Live nk'ibisanzwe n'ubundi tugiye kuba turi kumwe. Muratababarira muratwihanganira tumaze iminsi tudisa n'abatari gukora turi muri Tamora ariko twarimo duklotira ibintu by'umwaka washize, ibintu by'amakwe, ibintu by'utuzitundi kugira ngo tubane namwe. Nubundi ufite ibirori byawe Afromedia Live niyo iri tayari cyangwa se ibereye hanga kugira ngo tubigufatire tubikugirire mu buryo bwiza, delivery nziza, amaframe meza, ama album meza, ama photobook, ama video book n'ibindi byinshi ushobora kubisanga byose muri Afromedia Live. Rero uyu munsi turi kumwe n'umushitsi, turi kumwe n'umumama mwiza tugiye kuganira nawe, ugiye kubaganiriza kugira ngo tumwumve. Kaza neza muri Afromedia Live. Okay, Imana ishimwe. Meze neza? Tumeze neza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Ndabona usa neza. Nta kibazo. Wambaye ibyera. Yego. Namahoro keretse mwebwe. Natwe turashima Imana. Ndabona maze kurambura n'igitabo. Igitabo cy'ingiki ndagikunda cyane. Kiramfasha kandi kigafasha n'abandi iyo ntibasobanuriye. Asante. Ngahibwira abakunzi ba Afromedia Live. Okay, ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Ndi umushitsi hano muri Kenya. Navuye Uganda, Kampala. Ndi umushumba w'itorero Pennywell Revival Church. Muraza kumbabarira mvuga ikigande cyane ariko ndagerageza muri uru rurimi duhuje. Nibiza kwanga muraza kwihangana ho gakeya. Uretse ko bitaza kwanga ururimi wavukiyemo nago rushobora kwanga. Nibyo. Urakoze cyane. Murumva ko twakiriye abantu mu Buganda, abantu bo mu Buganda turabaramukije, muri Kenya, East Africa, hirya no hino muherereye ku isi ku migabane y'isi itandukanye, tubahaye ikaze kuri Afromedia Live. Murabona ko no mu Buganda badukurikira rero bumva ibyo tuvuga. Dusanzwe tuvuga cyane ngo bumva ururimi bari muri tuzi ko mu Rwanda cyane mu Rwanda, muri Burundi, muri Congo ariko na Uganda dufite abantu. Rero niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'abandi batandukanye. Ngaho ramutse Abaganda. Mu Kiganda. Okay. Abaganda baramusizanyo muri nyeri ya Mukama wafe Yesu. Abasinga mu manyi kubanga Facebook mberayo, ku YouTube mberayo nawalala. Mwena Mukama bakumyatya ndi wano e Nairobi ndi musanyifu nnyo. Abangoberede tugenda kunyumyako ku bigambo ebirungi, Mukama agenda bawo omukisa nga mumpuliriza. Amen. Amen. Ngaho ku bantu batumvishe ico kigande babwira mu Kinyarwanda bukiye kugira ngo bumve. Ndababwiye ngo abenshi bari banzi ariko ndabashuhuje. Ndababwiye ngo mujya mumbona ku Facebook, YouTube, nebirara kubanga ndi muwereza ndomo nibindi nibindi kuko ndaba hano namenye ikigande. Ndi umuvuga butumwa, mbwiriza ubutumwa mu ngeri zitandukanye. Ubwo mvuze ko ndi buve hano namenye ikigande, mu kigande twabyita gute, navuga gute? Njya kuva wano ngantegedde Oluganda. Njya kuva wano nantegedde Oluganda. Njya kuva wano ngantegedde Oluganda. Yeah. Namwe ni mu bisubiremo.
ngaho nsetse wese uze gusubiramo nawe twumve. Njya kuva wano nantegede Oluganda kwitangaza Oluganda nalumanya. Yes. Ojya No. Aha. Ndi hano rero waruvuze ngo amazina ngura umushumba nk'usubiriramo bari bagihugiye mu kwiga ikigande. Nitwa Umuhoza Annette. Ndi umunyamasengesho, niyo mpamvu n'uyu munsi njya kuvuga ku magambo yerekeranye no kubanyamasengesho cyangwa abakozi b'Imana batandukanye bo hirya no hino, kuko turi kuri iyi si twaremeye Kristo, twese dufite umurimo tugomba gukora. Nago kwitwa umukristo ari ukwicara rero ngo ku cyumweru ugiye gusenga wicare uri urimo kukubwiriza arimo arakora, weho kwicara gusa ntacyo bikora. Rero twese kuri iyi si turi abakozi b'Imana, ariko hari abantu batabishyiramo imbaraga. Niyo mpamvu rero nje hano kugira ngo mbereke ukuntu umuntu agomba kuba umukozi, kandi iyo udakoze mu ofisi yawe hari ibipfa. Hari ibibura, mbese hari ibitari kuzuzwa. Hari ibituzuzwa, hari ibipfa. Niba baraguhaye factory y'imigati, ntujye ujyayo ngo urebe imigati ukuntu igenda, izapfa. Nipfa rero shobuja azakwirukana ku murimo. Ujyayo ukareba ukuntu imigati igenda, iyapfuye ukayikuramo ugasubizamo imizima. Nuko rero no mu murimo w'Imana yaraturemye dushyira ku isi, twebwe turi ba ambassador, kandi ba ambassador barakora, iyo adakoze bamukuraho. Ubwo rero tugomba kuba abakozi kandi beza. Yego, umuntu utazi Annette umubonye bwa mbere nuhe mwihariko kugira? Umwihariko kiri unique. Nago mbimenye neza ururimi. Ni iki kirusha ibindi nkora? Cyihariye. Okay. Ikintu cyihariye kandi nkunda cyane, ndi umunyamasengesho. Cyangwa uravuga mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi umworozi. Uri umworozi? Buriya uranoroye? Ndoroye. Ariko mu Bugande ngo abantu benshi baranorora, nyine ho ibintu biba ari sawa. Turorora. Nanjye nzaza ungabire. Uzaho uzaza. Nzakugabira. Yego. Mu Bugande umaze igihe uvuga ndumva uvuga Uruganda, nanjye narumanya. Okay. Mu Uganda mazemo imyaka 13. 13. None uzi ikigande kuri urwo rwego? Nzi ikigande. Tugezeyo twashyikiye ahantu bavuga ikigande cyane. Abana biga amashuri y'ikigande, bituma baza tukavuga ikigande, tuma ikigande kituganza. Hari umwihariko cyangwa se ikintu kiri special muri famiye yawe umaze kubona kubera ikigande? Abana banje barakora umurimo w'Imana kandi mu kigande, kandi abana banje ukabona pe bararuta abagande gukora. Wakijijwe ryari nkudusangiza ubuzima bwawe mbere yuko utware ibibiri uri kugendana uyu munsi? We wari muntu ki? Annette yari muntu umeze gute? Annette uyu nguyu mwese murimo kureba yavutse mu buzima butari bworoshye. Imana yari ibizi ko nzaba umukozi wayo, uretse ko nge ntabimenye. Na papa wanjye yarapfuye, apfa ndi mu nda ya mama. Maze gupfa mama ashaka undi mugabo, ariko amushaka amfite mu nda. Ndagenda mbyarirwa mu rugo rw'uriya mugabo. Maze kubyarwa ntabwo ubuzima bwabaye bwiza. N'ubundi narabibonaga ko ntari uwo mu rugo, ariko simbimenye kuko batabimbwiraga. Kandi mama sigeze ambwira yuko njyewe yagiye gutwita.
maze kumenya ubwenge aho namenyeye ngo ntabwo ari data nigeze kujya mu ishuri nari mu pifo baranyirukana ubwo ni mu wa kane primaire baranyirukana banyirukanira ikaramu mw'icyo gihe hariho ikaramu zino kanda ikazana umukara umutuku ubururu twazitaga automatique abagarira ndaza ndagenda nsanga mama ntawe uriyo baranyohereza mu rutoki umutoyi wanjye arambwira ngo ari mu rutoki njya kumureba sanga naho ntariyo ariko hariyo uwo nitaga papa arangije ndamubwira baranyirukanye kandi banyirukaniye ikaramu icyo kintu ntabwo njya nkunda gushaka kukivuga iyo nkivuze kirankomeretsa kuko cyankoze nabi arambwira ngo genda ushake nyoko iyari ngo akwereke so ngo ugenda akugurire yaravuze ngo genda urebe nyoko ushake nyoko iyari akwereke so ngo agutware akugurire iyo yamuhambye agutware akugurira ikaramu uwo ni umubyeyi wawe wandeze uwo nari wari utaramenya ko atari so numvise binkoze nabi naramanutse ndicara hasi mu rutoki mara akanya kanini ubundi amagambo yanjye yari make ndaceceka hashize akanya nza gufata urugendo nsubira mu rugo ngeze mu rugo usanga n'ubundi mama ntaraza ndaryama ndavuga n'ubundi nisubira ku ishuri baranyirukana ndangije mama hashize akanya araza ndabimubwira bintera no kumva nshaka kumubaza mama nindi papa nindi arambwira ati uwabikubwiye genda kubwire papa wawe ariko ubwo muri je nishiramo ko uri atari papa kubera ibyo ngibyo yambwiye mbaye aho no kwiga ndabireka sinasubiyeyo noneho haza kuba umukecuru yaranzi yarayizi iyo mbozi yacu na mama inge ya family aza kuvuga ati uzaze nkubwire ko nari mpazi ariko mama ari uhazi mbese iyo nkuru uwo mukecuru yarayizi amenya ko utari no kuja kwiga nibyo wabibwiwe mama yanga kuntwarayo ku munota wa nyuma umukecuru yabwiye mama aramubwira ati wanze kuzana Aneti nimpfa ibizakurikiraho n'akazi kawe ubwo mama aratinya arantwara ariko twageze uwo mukecuru n'uvuga ngo yari nyogokuru yari masenge wawe rero babiziranyeho ariko baraganiriye ntibazabimbwire kuko nyuma hari uwo nigeze kwegera arambwira arabimbwira byanteye umutima mubi mpinduka nk'umuhungu kandi umukobwa umutima wanjye uwo masenge wamaze kukubwira nago yambwiye yakubwiye nawe twagezeyo tukihagera uko nyine ahita apfa yapfuye ntacyo ambwiye nabyo birambabaza cyane so naciye mu buzima kandi wagiye uzi ko agiye kukubwira naciye mu buzima bubi cyane mba nk'umuhungu kandi umukobwa iwacu bari boroye inka bageraga mu nka 500 inyana zose akaba ari nge nziragira jyenyine nari narabaye nk'umuhungu complete muva mu ishuri ubwo je nahise mva mu ishuri noneho ariko najya mbona abana bajya ku ishuri nkarira habaho umugore yari umuturanyi wacu aza kumbona ndira arambaza Aneti kubera iki iyo abandi bana bagiye ku ishuri urira byarangiye mubwiye nti ngiye muri nge nshaka kwiga ko nari umuhanga ariko iwacu byaranze aranyiba ntabwo
ntabwo yigeze ansaba mu rugo yaranyibye turagenda tujya ahantu bita Kiramuruzi ansubiza mu ishuri ndiga maze kwiga ngera mu wa gatandatu utarasubira iwanyu ngera mu wa gatandatu primaire ndakora ndatsinda ashyira muri segonderi ngeze mu wa gatatu nkora tronkome maze gukora tronkome ubwo utarasubirayo sindasubirayo umwana we w'umuhungu bamwitaga Derek nawe arakora na Devota arakora dutsinda turi batatu arangati rero Aneti ukunze kwiga kandi nukurura bishoboye ariko ntago nabashobora kubishyurira batatu yari umugore w'umusirikare nararwaye kuko tronkome narayitsinze ndangije numva mu mutwe harononekaye mva Kiramuruzi nsubiraho mu rugo gatoya ubwo babaga barimo tuye he twari dutuye Rwagitima urahazi Rugarama bahita Rwagitima okay ndabasura maze kubasura njya Kiziguro hariyo padiri bamwita Karinijabo aramfata arankoresha nkora nk'umuboyi mu rugo iwe mbayo n'ubundi ndaceceka igihe cyaje kugera musaza wanjye arashaka ashatse njya kwarika umugore we ubwo ndimo kuvuga uyu musaza wawe mbese urya mugabo oya wa mama kandi wa mama mvukana kuri so noneho gusa kuri mama wawe gusa njyewe ntawe tuvukana kuri mama na papa okay no kuvuga ngo nene ngwenda nk'abandi bana bari basigaye ni jeje nyine ndangije ngiye kwarika mu rugo umugore wa musaza wanjye najyanye n'umukobwa umwe wari inshuti yanjye turagenda tugezeyo twari ku mugeni umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu twicara mu mbuga tumaze gukora imirimo haza umugabo yari umusinzi aravuga ngo twebwe ntabwo dushaka umuntu w'inzobe dushaka w'igikara uriya nshuti yanjye yari inzobe njye nari igikara bayiza wenda ndashimira umugabo wanjye kunkunda kuko ntago ari we mugabo wanjye ubanza ariko nasengera abantu bafite abagabo batabakunda Imana ikahindura imitima yabo bakabakunda ko umugabo wanjye yankunze urukundo runyibagiza byinshi byinshi kugeza ubwo nageze aho nkumva nshaka kwiyahura ariko ahari nza gufashwa nuko nari umurokore nabyo bikagenda bimfasha umugabo amaze kuvuga rero ngo ntabwo ashaka umugore ntabwo bashaka inzobe bashaka igikara umutima wanjye wumvaga vuba ndavuga ni kubera iki avuze ibi ngibi narahagurutse ndavuga ngo ngiye nditahiye mbwira wa mukobwa dutahe arangije arambwira ati se turataha umugeni atarasohoka ninjiye mu nzu mfata imyenda ndambara ndirukanka ariko nkuko muzi kwiruka k'umukobwa ntako bamfatiye mu nzira barayora baratwara mu nzu uwo mugabo nyine oya uwo mugabo niba ari we wampangiye ntago mbizi uwavuze ko badashaka inzobe bashaka igikara yabwiraga nde yabwiraga twebwe twembi yabivuze genda yaciyeho agenda arabivuga baranteruye rero baratwara mu nzu barakinga amaze gukinga aragenda aranywa yagarutse ari igikoko uwo mugabo nyine undi yari amusizeyo ku iduka ariko uriya ameze nk'uwo bari batumye genda urebe abantu bari aho hepfo urebye bari bamaze no kumvugaho birangira mbaye umugore w'uwo nguwo nyine uwo wundi mbyarayo abana babiri ariko
muri jye ntago nigeze mukunda. Rero ni ukuri abantu bamwe batarinjira mu ngo zabo icyo nabasabira Imana kubaha umuntu muri bo ukaba umukunda, kuko kubana n'umuntu utamukunda ntabwo urugo rugenda imbere. Yarankubitaga kanywa inzoga yameze nk'igikoko, kanywa inzoga kankubita. Ndangije nza kugira inshuti, nagiraga inshuti z'abantu bakuru, bangira inama barambwira ati uyu mugabo azakwica kandi ukiri muto, muveho. Wenda utarava kuri uyu mugabo uko kumujaho byari bifitanye isano se na harya kwa so cyangwa se aho mama wawe yashatse ko bo bari bo bakugambaniye ngo baguterure? Mvuye kwa Karinije abaho nakoraga, nagiye mu rugo kubasura. Ngezeyo nsanga umusaza wanjye yarashatse, barambwira ati genda warike umugeni. Ariko kwarika ku banyamurenge batazi ico kinyarwanda no gutinyura umugeni. Okay. Ariko ntago mbizi niba mu rugo bari bafitanye gahunda na musaza wanjye. Yego wakomeza. Okay. Noneho bamaze kumbwira ubwo asubiyeyo hari anaringeze. Bamaze kumbwira bati muveho, kandi ari abakecuru bakuze, ubona ko bakuze. Nanjye ndavuga nukuri kamuveho. Muvaho, ariko nakundaga gukora cyane. Ndongera nshakisha ukuntu nkora. Nabishakishije gute? Nafashe abana banjye mbaha mama. Mbere yuko mbaha mama nafashe umwe mujyana mama Murebi. Mama ampa iporoti. Ayimpaye ndayigurisha, nkuramo 3,000,000. Plot ni ikibanza. Okay. 3,000,000 ndarangura. Rero ku bantu niba iyi televiziyo isohoka no mu Rwanda, abantu b'Ikiziguro barahari benshi, baraza kumenya. Uretse ko nahindutse nabaye mwiza cyane. Oye mwiza kabisa. Nabaye mwiza cyane. Ikiziguro aho Rwagitima mu isoko, twacuruzaga imyaka twegeranye n'umugabo wacuruzaga amavuta y'amamesa. Yari aho ngaho kira mu ruzi, bamwitaga Rafiki. Naringeze harya. Barugeze aho baguhaye proti. Okay. Poroti ndayigurisha, ndangura imyaka, maze ibibazo byinshi nagendaga nkubitwa impande zose. Ndangura imyaka, nkajya ndangura nkatwara Kiramuruzi mu stowa. Ngeze aho ngera igihe mbona stowa yanjye nyishyira hafi no mu rugo. Haza kubaho impamvu uwo muramukazi wanjye arabyara. Amaze kubyara azana akana mu rugo, kandi jye ndakora, mama yirirwa mu rugo, abandi bana bariga. Ndavuga no, ntago mama azaheka umwana ku mugongo. Fata umwana musubizayo, njya gushaka nyina. Kandi ubwo hari kuwa 4 kuwa 3 naranguye, stowa yuzuye. Mama w'umwana yatinze kuza, turamushakisha, ubuyobozi buramfasha, turamubona. Haje kugera nka saa 4 saa 5, nari umwana w'umukobwa, urumva narasubiye. Yego nari umugore, ariko asubiye mu bukobwa. Barambwira ati ntago twakwemerera kugenda nijoro, rara ejo uzatahe. Ubwo mama w'umwana baramubona, ndamumuha. Muryo muramukazi wawe? Naje gusubira mu rugo nsanga imyaka yanjye bayibye. Stowa bayimennye yose bayimazeho. Menduka nk'umusazi, ngenda njye Kigali njya gukora ububoyi nanone. Ngeze rero Kigali narakoze ndakora, Imana yari yarampaye umugisha. Nakoze ububoyi kandi nkabikora mu kintu gikomeye. Nkabona amafaranga araza. Ndangije habaho umwana w'umukobwa ari inshuti yanjye.
arambwira ati ngwino tugende, nabonye umurimo i Bugesera wo ku ishuri. Ndagenda rero nje Bugesera ndakora ku ishuri, ariko ho nagendaga hose nari umurokore. Niho rero umugabo wanjye yamboneye. Turakundana kuri iryo shuri. Ubwo wakoraga iki ku ishuri? Ku ishuri narigishaga. Noneho mu rusengero rwaho ngaho Mwogo niho nahuriye n'umugabo wanjye. Utarageraho watubwiye ko wataye ishuri muri Tronkome. Twaje kumenya ko wakomeje urarangiza cyangwa narivuyeho. Warivuyeho umara ubona akazi ko kuja kwigisha. Tronkome yiya urigisha. Umugabo turakundana, tumaze gukundana arambwira ati rero tugashaka. We muhura muti? Yari umushumba w'itorero. Aranshumba nyine birangira gutyo. Kundana n'umushumba ubwo yagutangiye ati yari Imana, kuko bankubidusangiza kubera ko tibiri uhari abashumba hano badukurikiye batazi ko bakwa approaching abakobwa bayoboye mu rusengero. Je nari mfite impano yo kuririmba kandi n'ubu ndayifite. Yego ntago nyikoresha cyane ariko ndayifite. Ndabyibuka nararirimbye hari igiterane kinini cyane. Ndaramya navuye kuri podium abahungu 4 bajya hari baramubwira ati Aneti twamusanga he, ariko abamubaza nawe munda muri we aramushaka. Noneho biza kumbera ikibazo nabyo, kuko jewe yarankundaga ariko ntabwo namukundaga. Wewe umutima wanjye wari warapfuye, nta mugabo nashakaga. Kubera bya bibazo byo gukubitwa n'abagabo tucizera ko ari bazima. Yego. Tubayaho angurira utuntu namwe murabizi by'abantu bakundana. Gose abahungu baza kumubwira ati uriya mwana twamukura he, bababwira ati yarababwiraga ati wo ni mumureke nzababwira. Oya ago yababwiye ngo nuwanjye, yarabwiye oya ni mumureke nzababwira. Mwe mwitonda. Byarangiye nawe ntibiraca ngo neza. Nawe yarataravuga yarataritegura. Byarangiye rero ambwiye ati ndagukunda. Buriya rero kandi njyewe nari nsubiye kuba agakobwa keza cyane n'udufaranga tumaze kugwira nanone. Umwarimu kazi nta kibazo ufite. Namureba nkabona ni igisaza gishaje. Nkabona ni igisaza gishaje ariko disi twarabanye. Ngiye kubona mbona asubiye butoya. Niba ari njye washaje niba ari we washaje ntabwo mbizi. Wamusubije ibwana? Yasubiye ubwana arongera nawe mbona abaye muto. Turashakana, tumaze gushakana rero tuzi Bugande. Tuje Bugande turakomeza tuba abakozi b'Imana. Ubwo rero rwose Kampala dufite amatorero kandi atari matoya. Nuko ubuzima bwanjye bwaje buza. Urasururiye yawe umugore mu rugo. Mbo umugore. Ubona umugabo utandukanye waraho wari utubwiye rero nagusubije nyuma bavuga ati njewe umugabo wanje niwe watumye nongera gusubira kuba umuntu. Yarankunze. Umugabo wanje yarankunze, nabanje no kujya nshidikanya nkagira ngo arambeshya. Yambwira ngo hani ukikanga. No nago bishoboka. Hani ni igiki? Hani nawe. Yawe sheri bizu nkavuga
umugabo atanga bizo. ibyo ni ibiki ko narabaye mu buzima bwo kwipfaho ubuzima bukomeye uriya azaga komanga cyangwa agakubita urugi umugeri ibintu bimeze gutyo ariko uyu yaza wiriwe ute n'ibiki se byagenze bite nkumva ni ibintu bidasanzwe arankunda n'ukuri anyita imyaka yose tumaranye agaramamagara mu izina ariko naje numva nanjye niyakira nkumva nibyo nabanje kujya arambeshya nkumva umuntu ubwira ni ngo sheri aramubeshya kuko ari iwacu nta rukundo nigeze mu rugo ubona kuri hari umugabo ntarwo nigeze mbona ari ku ishuri ntabyo nigeze mbona ariko nasabira Imana abantu batigeze babona urukundo Imana ikabaha abantu bakabakunda so sanze urukundo rubaho urukundo rubaho kandi abantu bagerageze kubwira bagenzi babo ko babakunda kuko ni umuti uvura igisebe kiri mu mutima kandi igisebe kiri mu mutima ni kibi upfa ugenda ariko iyo ubonye umuntu akakubwira ihangane ndagukunda gira gutya biragira igisebe kigenda gikira uzarebe n'umwana utamubwira ngo ndagukunda iyo ageze hari akamu baby I love you come here haga umwana yumva ko ari ibintu bitandukanye inshuro nyinshi ashobora no gutoroka akakuva akagenda mugabo wanjye rero yarankunze ndagushimiye mugabo wanjye urakoze cyane kunkunda yaramvuye indwara zo mu mutima rero bituma mbumurokore mwiza numva amahoro yanjye ubu uyu mufata nk'umuryango wanjye kuko icyo numva kimbabaje ndakimubwira kandi akagikemura andutira uwo nitaga data nabwiye ngo nshake ikaramu akambwira ngo genda ushake soho bamuzitse akugurira ikaramu nuko Paul ariko Imana yaguhaye yaragushumbushyije yaranshumbushyije kugirira neza nuko byari bivuye ku mbere yuko winjiramo hano utubwiye story ntekereza ko namwe mukunze abantu bakurikiye Afrimedia ariko byari bivuye mu kibazo kimwe kandi bitubwiye neza cyane nuko muji Bugande rero tuzi Bugande mutaragira abana cyangwa mwari mwarabyaye mufite abana n'ubundi twari tubafite ariko ndongera mbyara abandi tugeze Bugande bano bana batatu rero bona byariye hano mu Uganda abatoya bo mfite ubu ngubu niho naje kubagwa ku mwana wa mbere muri abo batatu uba ufite abana bangahe muri abo bana mfite abana 6 umwana wa mbere nabyariye mu Uganda barambazi sinzi niba natangiriraho aho ngaho burabuhamya nyine ariko iyo ngiye kubutangira ndabanza ngasenga uranyemerera nsenga nta kibazo senga rwose senge mu Kinyarwanda nushaka senge mu Kigande nta kibazo isengesho turigira kare Mana ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga ugira neza niyo kamere yawe ndagushimiye ko wantoranyije mu bantu benshi bari kuzarimbuka ukangira umwana umuryango waranyanze ukangirira neza ukanyemerera nanjye mu mubare wazajya mu ijuru nkabamo rero Mana wabanye nanjye mu nzira zose zatambutse suko nari mwiza ahubwo n'urukundo rwinshi dukunda nje imbere yawe rero kuvuga izina ryawe hanyuma reka imbaraga zawe zibe ku buzima bwanjye ndibuka umunsi nagendaga kuzimu umugore uriya yaravuze ngo umunsi nzavuga ibi bintu ngiye kuvuga arambwira ngo nzapfa ariko umunsi nabivugiye ku ikanisa ya ADPR Enyabyewanga Rukaya uwo munsi byararangiye birangira mbaye muzima kandi
mbyukana intsinzi. Ndagushimiye rero ko n'ubu ngiye kubivuga, bamarayika bawe reka bazenguruke ino studio, ubwiza bwawe reka butuzenguruke, ingabo zo mu ijuru zituzenguruke. Urakoze kugiye kubikorera kwiyubahisha, senze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nuko isengesho ririmo ibintu byinshi n'amakuru menshi. Yego. Maze gusenga rero ndaza kuvugana n'abantu b'abarokore. Mbere yuko mvuga ubu buhamya nabonye mbere yuko mbyara umwana wa mbere mu Uganda. Hari cyanditswe hano kiri mu Bakorino, ndaza kugisoma mu Kiganda ariko ndagisobanura. Ibice 3 gusomera mu Kinyarwanda nta kibazo. Ibice 3 Abakorinto bakangahe? Abakorinto ba mbere. Ibice 3 umurongo wa 11. 11. Tangirira ku murongo wa 11. Soma tacho mu Kigande. Okay. Haravuga ngo kubanga tewali muntu ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimibwa ye Yesu Kristo. Naye omuntu yenna bwazimbanga ku musingi ogwo zaabu, feeza, amayinja ag'omuwendo omungi, emiti, essubi, ebisasiro, omulimo ogwa buli muntu gulirabisibwa, kubanga olunaku luligwolesa, kubanga gulibikulirwa mu muliro, n'omuliro gwennyini gulikema omulimo ogwa buli muntu we gufaanana. Okay, reka nsome mu Kinyarwanda kugira ngo abatumvisha Uruganda tuze kumva. Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 11 haravuga ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahinyuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Amen. Hano rero ndaza kuvugana n'abarokore bamwe tubaho ngaho, tukavuga ngo ngewe nzajya njya gusenga ku cyumweru nicare ngo nibarangiza ntahe. Buriya Imana ikureba nk'imbura mumaro, kubera ko igushyira hano ku isi hari ibintu byinshi byo gukora mu rusengero cyangwa hanze y'urusengero. Kandi ibyo ngewe ntegetswe gukora wowe bitandukanye n'ibyanjye, bitandukanye n'iby'abandi. Twese rero turi abakozi, ariko bikenewe kugira ngo umenye ese ni iki ngomba gukora muri gavumenti y'ijuru. Kino cyanditswe igihe nari ndi mu kuva mu buhamya ndibuze kubagezaho, naragihawe n'ikindi ndaza kukibereka. Kiravuga ngo umurimo wa buri muntu akora ari kuri iyi si uzapimwa. None niba udakora umurimo uzapimirwa iki? Uzapimirwa kugenda kwicara. Ubu kanguha urugero, shobuja afite urutoki akakubwira ati mu rutoki ujye ugenda uharagata ukuremo ibyatsi, ukagenda ukicara, yaguhemba? Ntago yaguhemba. Rero natwe turi kuri iyi si turiho nk'abakozi, kandi abakozi batandukanye. Niyo mpamvu hariho impano 5. Izo mpano abantu benshi turi mu kuganira icyonzi cyo barazizi. Hariho ubupasiteri, ubushumba, prophet, umwigisha, umunyamasengesho, ibintu nk'ibyo. Ariko
amatorero menshi usanga ibintu twarabihariye abashumba kandi umushumba arakora uwe ku munsi w'imperuka umushumba azabazwa ibye nawe uzabazwa ibyawe ko Bibiliya iravuze ngo umurimo wa buri muntu uzapimwa. Noneho rero ndaza kuvugaho ku banyamasengesho ariko ntarabavugaho reka njye mu buhamya ndaza kubavugaho mvuye mu buhamya. Zari itariki 18 z'ukwezi kwa munani byari 2022 ano 2016 mbyara umwana w'umukobwa bamwita Tendo Promise. Namubyariye mu irwariro baryita Murago Masaka Masaka imurago. Barambaga bantwara musiyeta kumbaga bangejejeyo njyewe navuye muri uyu mubiri ariko hari Imana yabikoze kugira ngo nemere ko bibaho barabivugaga nkabihakana. Navuye muri uyu mubiri ariko njyana n'umwuka wera yari hafi yanjye naramwumvaga twaraganiraga. Mva mu mubiri ndagenda twaciye ahantu mbona turimo kugenda ku maesikariye ariko ndabona turamanuka nago twazamutse. Turamanuka tugera ahantu mwisi nziza cyane nziza yubatse imboga yaho nta takaribayo ni pevazi zonyine sinzi pevazi niba zisobanutse mbese pave. Okay. Tugezeyo nakiriwe n'umugore wambaye nk'umubikira ariko aho ngaho utaraja ni ukuvuga ngo wabazwe uja muri komase cyangwa byagenze gute kugira ngo ukurwe mu mubiri? Njyewe ntago namenye ndaza kuganira uraza kubyumva. Ntago namenye niba naragiye bamaze kumbaga kuko nifatafashe kunda ngo numve ko nabyaye uriya mugore arimo kunsaba umwana ariko nkumva nta kibazo mfite. Uwo wagutwaye? Uwo twasanzeyo mu bitaro? Ikuzimu. Turagenda tugezeyo umugore aratwakira aravuga ati ndanezerewe kubabona ariko azana ukuboko ngo amfate mu ntoki. Umwuka we arambwira ngo ntiwemere ko agufata mu ntoki. Ndakurura ukuboko niho kano kantu kavuye. Kano kantu kamaze ko nkuruye ukuboko nagukuruye mu isi y'umwuka ariko no mu mubiri ndabikora. Aho uryamye mu bitaro? Hano hariho serumo rero ivaho amaraso aca hano mu mutsi. Iminsi 3 namaze mu bitaro. Nasanze barimuye serumo iri hano. Imana ishimwe cyane kuko serumo ndanayibutse yari yanduhije cyane. Ubwo umugore aranyakira maze kunyakira agiye kumfata intoki umwuka yarambwira ati ntiwemere ko agufataho. Buriya buri muntu kuri iyi si afite marayika we. Ubu turi aha ngaha turi bangahe? Turi 6. Buri umwe afite marayika we kandi biturimo kuvuga ni ijambo ry'Imana n'ubundi. Kandi aravuga ngo 2 cyangwa 3 nibatera n'abahuje umutima bavuga ibyanjye nzaba hagati muri bo. Ubu rero arahari. Ubwo umugore arambwira ati tugende nkwereke hano uko dukora. Turagenda twageze ahantu rero ndabwira abarokore bo muri iyi minsi namwe murimo mwigendereze. Kwigendereza si byose ubwo kwigengesera. Okay. Kuko hari abantu barimo kugenda bambaye imyenda kandi atari umuntu. Ari umuntu avuye ikuzimu yambaye ikibiri ariko atari umuntu. Kuko uwo mugore yaradutwaye ndavuga yaradutwaye kuko twari 2.
atujyana mu nzu yari nini cyane ariko yuzuye passport photo amafoto y'ibice akava hejuru hariya kuri plafo akamanuka kugera hasi kandi yitoroye hose. Ubwo nza kubonamo n'abantu babiri nari nzi ku cyaro aho twabaga i Masaka. Ubwo umugore uyu umwuka yararambwira ngo mubwire mubaze ngusaba ni bandi. Ndamubaza arambwira ati abangaba ni ba customer banje baza hano kurangura. Nibuka ko ba bantu babiri mbonye bo ku cyaro cy'iwacu bafite amaduka manini cyane ariko hari ikibazo cyayobeye abaturage. Umugabo umwe yambaraga silipa zidasa. Wareba iduka ariho ukavuga ese uyu mugabo yabuze amafaranga agura sandari zo kwambara mu murimo. Ubwo sinabyitayeho undi ubabonamo se bariyo babiri umwe bamwitaga Beni undi ntabwo nibuka izina rye. Narababonye noneho hari n'abandi bantu benshi nabonye ariko ntashobora kuvuga kubera impamvu. Ubwo umugore arambwira ati uyu mwuka arambwira ati se mubaze barangura iki. Anjyana muri store. Buriya rero muri store yabo ibintu byose dukoresha hano ku isi barabifite. Imyenda, imiti, ibingibi ibinini ariko cyane ikinini bita Panado. Ibinini nukuvuga ngo nkuko ureba ibintu byose iyi misatsi dufite, imyenda iriyo, inkweto, ibintu byose. Ariko Paulo yaravuze ngo muzabyeze nimurangiza murye. Twebwe tubeshwaho na Kristo duha imbaraga. Kuko urebye udafite amaso y'umwuka ntago wapfa kumenya ngo se ni ikihe se ni ikihe. Kandi nibwo cyaba kiri ari iki ntabwo Satani dufiteho uruhare. Ushatse kuvuga ko ibintu dukoresha hano bivi kuzimu? Si byose ariko hari bivayo kandi utashobora kumenya kubera ko amazina aritirano. Niba ari microphone nabo barazifite, iraza n'ubundi yitwa microphone. Uraza kuyirangura ku muntu wayikuyeyo wayikuye kuzimu kandi ntabwo uri bubimenye kuko ntabwo yanditseho kuzimu. Oya, iraza ari microphone nziza, uyirebe uyikunde, nurangiza uyigure. Uyikoresha akazi ka mikorose n'ubundi cyangwa izo ikora akazi k'ikuzimu? Oya, wowe nkawe urayikoresha akazi gasanzwe igakora. Yego, nuko ugezeyo muri store aranyereka ibyo barangura, indibota, ibici. Mwuka arambwira mubaze ese ibyo bintu babifata bate, bacahe, babikora bate? Ndamubaza arambwira ati ibi bintu duca mu nzira zitandukanye. Bimwe bica mu mazi, arambwira ati ariko ibyinshi bica mu mazi. Ibindi natwe n'indege turazitega. Abe kuzimu? Arambwira ngo dufite n'indege zacu. Arambwira dufite indege zacu twebwe. Ariko sinakurikiranye indege zabo nizihe kandi. Ariko ngo nizisanzwe barazurira. Ubwo arakomeza arantwara, arantembereza, angeza ahantu hari imodoka nyinshi. Uwo ni wa mugore warugiye kugufata ukuboko uranga. Turagenda angeza ahantu hari imodoka. Tugeze ahantu hari imodoka arambwira turareba iriya modoka mu muryango we wanyu ntayiriyo. Niba umugabo wawe ntayibayo. None numpa umwana wabyaye ndayiguha. Umwuka wera arambwira ngo mubaze arayiguha sa iguhere hano. Ndamubaza arambwira atoya ntabwo ndi buyiguhe hano. We nugera iriya
hejuru yuvuye urayisangayo ariko uzajya uyitwara ariko igihe nzaba ngushaka uzajya uza ati kuko uzaba winjiye muri company yanjye umwuka w'Imana arambwira ati ntiwemere aho yambwiraga ngo emera naremeraga aho yambwiraga ngo ntiwemere sinemeraga ndamubwira arambwira ngo mubwire ngo nta mwana ufite ndamubwira nti nta mwana mfite ubwo arambwira ati wabyaye umwana ndimo ndamureba mumpe njyewe ngende mwizanire umwuka w'Imana arambwira ngo ntiwemere ndanga nanze ararakara kubita amashyi ararakara cyane maze kurakara uyu mwuka w'Imana arambwira ngo ntumwereke kutinye humura ndi kumwe nawe arambaza ngo none si byo nkubwira byose ko byanga waje gukora iki uyu mwuka w'Imana ahita ambwira ngo mubwire naje kwiga ariko njyewe nagiye kugira ngo nige gusengera abadamu batwite niho ndi bugere rero nkavuga ku banyamasengesho yageze igihe ubwo arahankura aho ngaho ntwara ahandi uwo mugore tiyakurakariye kandi yararakaye gutyo arakomeza aragutwara ko nagaragazaga ko nta burakari mfite yaracogoraga arantwara rero ku factory yindi ariko factory yantwaye mu cyumba ku ruganda niyo factory aho niho mvuga nkavugana n'abanyamasengesho n'agahinda kenshi hanyuma nkumva nabwira umunyamasengesho niba wumva babikwita bireke ariko we niba wumva ubyiyita bikore ubizi ngo uri we bikore na cyane abanyamasengesho bameze abanyamasengesho bameze nk'abano basirikare baba barinze umuntu mukuru bodyguard kuko abanyamasengesho niwe mugongo w'urusengero niwe mugongo w'isi yose hanyuma iyo batabikoze neza rero ibintu birangirika ese abanyamasengesho ni abarinzi ubwo yanyeretse icyumba cyarimo abana b'impinja amezi 6 amezi 9 amezi 3 amezi 2 ubireba umwana kuri yaba ameze nk'umukanana ataraba umuntu noneho kuri umwana avayo amaso akaba ntarakomera kureba umutwe imisatsi ikaba ntirajyaho arambwira ati iyi rero nayo ni factory yacu nayo turayikora ni gahunda yacu dukoresha irimo abana uyu mwuka wera arambagira ngo mubaze ese ubikoresha iki arambwira rero ndasaba iyo ndimo kubivuga bino nsaba cyane umuntu witwa umurokore abikora bikunze kandi abikore mu kuri kuko natabikora arimo gupfirwa ubwo anyereka ibyuma byari bimeze nk'ibyuma by'ibigori afata umwana umwe ubwo nari mubaje subikora gute amushyiramo amushyira kuri ka kantu kameze nk'akabasuka y'ibigori nyine kirahinda gihinze kirasohora amaraso ku ruhande kirasohora ibinuri amagufwa ajya hariya inyama zijyaho uyu mwuka w'Imana arambwira ngo mubaze ese ubikoresha iki urareba aya mavuta twita ngo ni produit ayo ngayo ava mu binure by'abana ntabwo ari byose kuko hari abantu bamwe na bamwe baje biga kubikora bakabyikorera nkabo ariko hariho n'amaduka menshi na cyane ano maduka bakomeye cyane baba bafitemo ibyo bintu bashobora kubigira nabo baba batabizi bagatumiza imari hanze ikazira mu ndege cyangwa se igaca hasi ikaza rero yaje muri ubwo buryo ubwo amaze kubinyereka arambwira ngo urabirebye harimo amavuta aya mavuta twisiga kenshi tugatukura
nayo izo hydroquinone izo bashiramo nazo inyinshi zivayo. Ubwo aranyereka byari byinshi ibikomo, uretse ko ibyo bikomo yanyeretse batangiye kugenda babica. Hari ibikomo byabaga ari umukara wagica mu nda ukagira ngo harimo umuti w'ikaramu. Bamaze kugenda babica sinkibibona. Aho turahava tugera ahandi hantu anyereka inzu. Amaze kunyereka inzu arambwira ati iyi nzu rero ntago mwigeze muyigira, atari ko nunyemerera ukambera umukozi. Umwana muvuyeho iyi nzu irabi yawe. Ndamubaza se irabi yanjye mbe hano? Ati hoya, nuzamuka iyo uvuye urasanga iriyo kandi uzajya uyibamo, ariko isaha nkushakiye ujyuza. Mwuka w'Imana arambwira ngo ntiwembere. Ubwo ndangije turongera twiyongerayo, ntago yongeye kundakarira. Twiyongerayo turagenda angeza ahantu hari amafaranga. Aho rero naho yo mpageze ndakarira abarokore babivanga. Byaba bibabaje kuba uri hano uri masikini kandi nijoro ntuzaribona, kandi amafaranga yo kuri iyi sahari. Umugore yanyeretse amafaranga, stowa y'amafaranga. Arambwira ngo aya ngaya tuyaha abakasitoma bacu, ariko hari inshingano buzuza. Umwuka w'Imana arambwira ngo mubaze se ni izihe? Aravuga dufite inshingano zitandukanye ushingiye ku mafaranga yo mushaka. Arambwira ati hariho abantu dukoresha mu mamodoka, agasaba akazi k'imodoka kagenda yica abantu, ayo marasa ariyo dushaka. Arambwira ati hariho abantu tukakubwira ngo uzaduha umwana wawe w'imfura cyangwa mama wawe. Arambwira ati hariho abantu tubwira ati inzu turayiguhaye ariko we ntuzayiryamemo. Hari abandi aho amafaranga agakora ariko ntayaryemo. Rero ibya Satani ntago ari byiza, ni bibi. Ubwo niho naringeze nti rero abarokore bayakorere, nako abatari abarokore bayakorere. Baje gukorera amafaranga. Cyaba kibabaje bantu muri kuba umukene kandi ntubone ijuru, ntube n'umukire. Njyewe aho hantu navuyeyo mfashe umwanzuro, nari umupasiteri n'ubundi, ariko navuyeyo nongeye kuba umupasiteri kandi ndavuga ngo noneho ubu ngubu ngiye gukorera kimwe kugeza Yesu agarutse. Ubwo umugore arambwira ati aya mafaranga nyine tuyaha abantu bacu. Naringeze hano ho kuvugana n'abarokore babivangavanga. Nukuri Imana iravuga. Iyo uyibajije uti Mana nyeza untunganye, kandi ukabivuga ubivuze nyine, irabikora. Iduha n'imbaraga. Kandi iyo uri hano na hariya birayibabaza kuko ni Imana ifuha. Ariko naje kuvuga, ndavuga rero hashize igihe ndashima Imana ko nje muri Kenya nkaba mvugiye hano abantu benshi bagiye kunyumva. Ndavugana n'abantu banywa agacupa bavuye gusenga ku cyumweru, akinjira mu nzu akanywa agacupa, akavuga ati sibandeba. Ntago bakureba, ariko hari Imana yo mu ijuru ikureba. Kandi iriya Mana irakureba wowe uri muri ihombya. Wagenda ukifatira amafaranga ukagura imodoka, ukubaka ibizu byinshi, nubwo bakubuza kuyiraramo ariko abana bawe bakayiraramo, umugore akayiraramo, umuryango ukanezerwa. Wapfa ugapfa kuko n'ubundi ni ugupfa kabiri. Ni ugupfa kabiri kuko Matayo 16 umurongo wa 24 haravuga ngo umuntu wese ushaka kurokora ubuzima bwe azabubura, ariko udashaka kuburokora ku bwanjye azabubona. Ubwo rero wibwiye ngo ngiye ngo ndi umurokore kandi ukabivangavanga, ejo ukaburi muri korari, ejo ukaburi hariya n'umukobwa kandi ufite umugore niyo waba utamufite kandi avuye kubwiriza, uvuye kubwiriza. Ni ibintu bibi, uribeshya, uba wihenda ubwenge. Abakorera abantu uba wihenda. Rero maze gutangira ubwo buhamya kubuvuga, nagiye nganira n'abantu benshi.
ndababwira ntiwambara ibibi ntiwambara ibicocero genda baguha isene niba utemera Yesu wirire winywere wimerere neza ariko ureke kubeshya ngo niwe wibeshya ubu barangira se hari inzira bocamo kugira ngo baje kubifata inzira bacamo kumva we bagusanze mu bitaro kwibagira ugiye kubyara ubwo abandi basanga he okay inzira bacamo nago nzizi ariko icyo nzi neza uvuye mu buroko rukagwa azishaka yo zibona bazishyira no ku Facebook ziriho barazivuga nagura zibona bakavuga twebwe turi ba Illuminati turi hano na hano tujana abantu tubaha amafaranga nturabibona barabikora bari bashaka kurya nayo ufite barabikora byanya byose boyaguha ntago mbizi ntago nagiyeyo ariko nka hano mu Uganda iwacu dufite abana benshi bagiye batanga ubuhamya babikoze bagiyeyo babona amafaranga by the way ndibuka hari umucuranzi twari dufite mu rusengero nawe yaragiyeyo ariko habaho ayo bamwaka arayabura bamuha umuntu azana nawe akajya rero akora batwara ubwo waba ushaka kujyayo wambwira nkamukurangira kakwereka inzira abagiye kubabera umukozi iwe batamuwe nuko ubwo rero twageze igihe nyine tumaze kujye ku mugore haryo narigeze wari ugezeho rega naganiriye cyane nta kibazo ariko wari muvuga ngo uvugane n'abarokore baba muri nosi baranga ntibabone nijuru aho kugira ngo akorere byose reka abone kimwe ariko waraho yakujanye muri sto usangamwo n'ibindi bintu byose bino nasanzemo ibintu byinshi urumva nk'amamodoka imyenda amavuta ibinini amasabune ibi byari ibintu byinshi byari ibintu byinshi ubwo aho twarahavuye ngiye kumva numva umwuka Imana twajyanye arambwiye ngo igihe cyo gusubirayo kirageze noneho ho namenye ngo ni umwuka w'Imana marayika twari kumwe yarambwiye ngo bwira uwo mugore ngo igihe cyo gusubirayo kirageze ubwo twari tumaze kuzenguruka hose yambujije imodoka kuzemera inzu kuzemera yambujije umwana kumutanga arambwiye ati rero tugiye gusubirayo maze kumbwira uriya mugore ni rero narinje kwiga ariko ngiye gusubirayo ararakara arambwira ngo ubundi waje hano uri maneko waje uje kureba uko dukora niyo mpamvu nagusabye umwana ukamunyima nkagusaba kumbera umukozi ukanga nkaguha n'ibyanjye ukabyanga ndakumenya ariko n'uburakari bwinshi uraza kugerayo ubimenye yuko atari wowe uriyo wenyine arambwira ngo twebwe ngo urareba abantu bose nti ngo njyewe ngo nkorera mu isi zitandukanye noneho uyu marayika wanjye arambwira ngo mubaze ngo sikorera mu isi zihe arambwira ngo mu isi zihe kandi sangahe arambwira ngo iyo byageraga igihe ukagira ngo nanjye iba ari marayika wanjye wamukakanyaga agaca bugufi akongera akavuga neza arambwira ngo iyo ngiyo hejuru uvuye ngo nzayo kuwa gatatu nijoro 9:00 z'ijoro noneho mu kwiyumvira kwanjye ngo ndamubaza ngo ho ntago uriya marayika wamubwiye ndamubaza ngo si Rwanda ugenda yo ryari ngo ngenda kuwa gatanu 9:00 z'ijoro ndamubaza ngo sahandi ni hehe ngo ni Kenya ngendayo ndamubaza ngo se Kenya ugendayo kuwa kangahe arambwira ngo kuwa mbere mande rero nago narinzi ngo ngewe nzanabivuga muri Kenya nago byari muri gahunda yanjye ngo ndamubaza ngo gahunda yawe ngiye gahunda yanjye ni iyi ngiyi ngariko iyo nkunda cyane ngo ni business y'abano banira nkorera cyane
mbese abo yagusabaga nawe arambwira ati yo irankorera cyane kuko ikora ibintu byinshi. ndangije ndamubwira ni rero tugiye gusubirayo kuko narebaga ko marayika wanjye yiteguye kugenda. ubwo ngiye kubona mbona anciye iruhande gutyo, ubundi twavuganaga ntamureba. umugore wari wambaye harya bambwiye ni ikanzu ni igiteteye, ikanzu y'umweru. umugore yambaye ikanzu y'umweru afite amababa, amfataho nanjye ngira amababa. noneho mbona turimo kuzamuka. uwo mwavuganaga uyu wangiraga inama wera. ariko turimo kuzamuka tugeze hagati na hagati, uyu nguyu arimo kundeba arambwira ngo niwibeshya ukabivuga uzapfa. ukoze nka mbega urabijyanye urabibonye, ariko nubivuga uzapfa. ubwo turizamuke, arambwira ngo kandi ngo ntugire ngo ni weho mukozi wenyine, ngo utaragera kure cyane urabibona ko atari wowe wenyine, ngo kandi ndagikora aho ngaho wavuye. narababaye cyane, namaze igihe kinini kigera nka weeks 2 ntavuga. mu bitaro twageze aho tuva mu bitaro no mu rugo, nkajya numva najya kuvuga nkumva arambwiye ngo uraza gupfa. najya kuvuga nkumva arambwiye ngo uraza gupfa. kuvuga bisanzwe no kuvuga ibindi. noneho ndaceceka, cecekera rimwe. ubwo mbaho bakanzanira ibiryo nkarya, bakanzanira amazi nkakaraba, ariko ntavuga. ariko warabyaye. umva nanze kubaza hano uvuga ngo igihe waherutse mu mubiri mu bwenge ugiye kubyara uri mu bitaro, ni ryari n'igihe waje kubugaruka mubona uri mu mubiri? nibuka barambye hariho ibitara nk'ibi byawe, barambwira ngo nindebeyo. ndebye yuko nguko ntago nongeye gusubira kumenya niba bambaze niba batambaza, aho niho nagendeye. ndebeka narebyeyo ubwenge buragenda. niko kuvamo rero. ntibzaba bwari uburibwe ibyo bintu bitarabayeho, ari ukubabara cyane kubera ko wariwe bigatuma umubiri ugenda intekerezo zirema ibintu nk'ibyo ngibyo? iyo buza kuba uburibwe mba ntago nari kumara iriya minsi 3, kuko karifomu iyo bayiguteye imara isaha ntago imara iminsi. wenda wagiye muri koma, ukaja muri koma ariko intekerezo zawe zigakomeza guforoma ibintu nk'ibyo bitariho. ndareba ko nari gutekereza ibyo ngibyo byo mu irwariro, nkatekereza wenda abaganga, nkatekereza ibikinaho, ruse hari ahantu bihuriye n'abana. ushobora kuba waragiye kubyara umaze nk'iminsi ureba nk'izo filime. oya ntago nazirebaga. wagera nko mu bitaro watangira wabagwa birya bintu byari mu mutwe bikaba ari byo bihita byiforomamo. oya kandi ikindi cyanyeretse ko atari byo, nawe mbikubwiye wabyumva ko atari byo. turimo kuzamuka uwo mugore ambwiye ngo uraza kubibona ko atari wowe wenyine mukozi. twarazamutse mpura n'abana 6, ubwana butoya, ububogisi burimo abana ariko burira, ubyumva ko ari ubwana. noneho n'umugore umwe, umugore umwe nawe arira, ariko arira ajya iriya yo tuvuye, aje kuzimu. si ubundi kuzimu ni hejuru ni hasi ni hasi. nje nabonye tugenda hasi. noneho uriya mugore nubwo bwana bwaraje, noneho turagenda, ngewe mbona tugeze ahantu hari uko nyine hejuru muri iyi nzu yawe hameze. ariko jewe amaso hameze nko muri iyi nzu. ubwo nari nsubiye kwa muganga. ubwo nsubiye mu mubiri. ku mubiri homera gutya ntakibazo. nasubiye mu mubiri ahari. ndebye hejuru mbona ni green. amatara meza. byose mbese ugaruye ubwenge rero. ngira gutya mbona ibintu byose byabaye icyatsi, abaganga bambaye white ariko nkabona icyatsi. ibintu byose iby'umukara nkabibona nk'icyatsi. noneho
munda muri njye ryajwi ryari rikivuga nuvuga urapfa nararyumvaga mu matwi nuvuga urapfa ndacece bya wa mugore rero noneho wa wundi twari kumwe yari umudamu wambaye ikanzu y'umweru amfataho uku nguku angira gutya niko nanjye kugaruka mu mubiri aragusezera amaze kunsezera ndebye iyo green nibwo icyuma cyahise kivuga hari ukuntu icyuma kivuga umutima ugarutse noneho ndumva amatwi numva arimo kumva numva bavuga ngo disa asubi uyu nguyu yicaye musiyete iminsi 3 hariya si hano ho baryama abarwayi oya hariya ho babagira niho nari iminsi 3 yicaye umugabo wawe yicaye ya yicaye n'undi mudamu umwe bicaye iminsi 3 nagize uku we watembereye nabo baraho ngaho barandindaho gakeya noneho ngize gutya ndebye mbona barahari bahise bantera inshinge inshinge nyinshi barakubita ubucupa bakajya babuvuna imitwe bashyiramo hari n'iby'umuhondo ndibuka bashize ya miti wabonye iriya ubona bari kuyigutera nta kindi nari mfite ntacyo nari mfite cyo gukora ntiyumvise ubwoba ngo ya miti nabonaga iriya bari kumena ako kanya ntabwo ubwenge bwabitekerejeho ubwo bamaze kuntera imiti bankuraho kino oxygen bashyiraho kanura hose baramfata banshyira mu mashuka nari mu byenda bari banyambitse ibyenda bya green nari meze nk'uwapfuye baramfata bankuramo banyambika amashuka yanjye bashyira ku gitanda bantwara none haha ababyeyi babyaye baba nageze uko nguko nsanga abana 6 hari akumba babashyiragamo ngo bakita nasari nsanga abana 6 bose bamaze gupfa ahubwo icyo kandi nicyo cyagaruye memory yanjye nsanga n'umugore umwe amaze gupfa baravugaga nkumva ariko ntashobora kuvuga ubwo umugore baramubwata umwana wawe arapfuye kandi nawe bari bamubazi ararira yararize yikubita hasi ava ku gitanda yikubita hasi amaze kwikubita hasi urudodo ruracika ibyo mu nda byose birasohoka ahita apfa mu bitaro ahita apfa mbese harya ababyeyi baba bari niho nasanga umwana yapfuye nawe ahita agwaho nyine umwana yaravutse baravuga ngo yarushye hari utwumba babatwaramo abana bavuga ngo bararushye hanyuma uwo mwana rero apfiririyo kandi yamaze gupfa baraza bakakubwira ati umwana wawe arapfuye baramubwiye rero yikubita hasi ahita apfa amaze gupfa n'abana 6 abo ngabo 5 n'uwe wa 6 nibo rero nasanze iriya nibwo memory yanjye yongeye kugaruka nibuka ibyo nabonye babandi mwahuye barira nibuka ibyo nabonye bishatse kuvuga ngo abana bapfa mu bitaro n'ababikuzimo baba batwaye kenshi abana bavuka badashyitse kenshi abana bavuka bavuga ngo bararushye ntago ari ukuruha uwo mugore afite business itwara abana b'abantu uwo mugore se niwe satani n'induwo yakubwiye ko akora iki ntago yanyibwiye kandi n'umuntu yari afite umubiri w'umuntu ko yari yambaye imyenda y'umutuku yambaye n'ababayo bagira umubiri bafite imibiri baragenda baravuga na telefone barazifite bafite tekinoloji barazifite ni ukuvuga ngo isomo wagiye kwigayo kugira ngo ubone gukomezaho waramubwiye ngo naje kwiga wari wagiye kwiga iki isomo uvuye urumva wakuye ya masomo wavuze ngo wigaga isomo nakuyeyo irya mbere
nuko ababyeyi bamwe babura abana babo mu gihe kidakwiriye. Ndeba ko nagiye kugira ngo mbyige kandi nsengera ababyeyi babyara. Isomo rya kabiri nizi nuko namenye ngo ngomba gukorera ijuru, kuko Satani niba afite ibintu Imana akaba ariyo yabiremye ifite ibirenzeho, kandi ibya Satani ni iby'agahe gatoya, ariko iby'Imana ni iby'igihe kinini. Hanyuma rero mpita numva umutima wanjye ukomejwe nuko nakwifata ku Mana nkayikomeza n'umuryango wanjye tugakorera Imana. Amasomo abiri. Uwo mwana wabyaye ico gihe yabayeho? Uwo mwana nawe yamaze igihe, yamaze nk'iminota 30-40 nawe adahumeka. Urebye bendaga kumujyana, ariko iswe ureba nawe kucyo bita amasengesho ntiyoroshye. Yaranze yanga ko bamutwara umwana we. Harya mwana watubwiye ngo yitwa nde? Yitwa Tendo. Himbaza. Hari ico bihuriyeho ayo mazina wamwise n'ibyari byakubayeho? Ayo mazina rero, amazina yo ntago ari jye nayamwise. Abakecuru b'urusengero nibo baje bamwita Tendo. Nanga kubihindura. Mu buryo bw'umwuka ntiyumva ko bifitanye isano? Bifitanye isano, kuko umwana wanjye niba ari Himbaza Imana, bivuze ngo biri kumwe na cya kiroto cyanjye navuze ngo ngiye n'umuryango wanjye tuzakorana kandi dukorera Imana. Nuko ngaho dusoreze tugana ku musozo kugira ngo tugana ku musozo rero, nari hano navuze ngo ndaza kuvuga ku banyamasengesho ndangiza. Hano haravuga ngo hano mu Bakorinto igice cya mbere umurongo wa 11 nkuko twasomye kare, ngo nta muntu ushobora Yesu Kristo niwe fondasiyo, nta yindi fondasiyo kuri iyi si. Nibyo ngibyo byose wumva bizashira, kandi nibishira nukubabara, nukurira, nta cyiza cya Satani. Hanyuma ravuga ngo ariko umuntu wese ngo kwigendereza, wambwiye ngo niki? Kwigengesera. Uko yubaka kuri iyo fondasiyo. Noneho ino fondasiyo hariho kubakaho zahabu n'ifeza n'amabuye y'agaciro. Ni ibintu bitatu: ifeza, zahabu n'amabuye y'agaciro. Hakabaho ibindi bitatu by'imbura mu maro rero. Bino bitatu by'imbura mu maro ni ibiti n'ibyatsi n'ibikenyeri. Hari abantu rero bubaka ibikenyeri. Yesu ni urufatiro rw'amabuye, ariko abantu bakibeshya bakubakaho ibiti. Ntago wafata urufatiro rw'amabuye ngo urushireho ibiti ngo uvuge ngo urubatse. Ntago wafata urufatiro rw'amabuye ngo ushireho ibyatsi n'ibikenyeri. Ntago bishoboka. Ibi bikenyeri rero ni ibihe? Ibi bikenyeri ni kwa kundi duhagarara hariya tukaririmba aba praise and worship, tuzi ngo urimo uraririmbira Imana, ariko nyamara urimo kuririmba kubera ko Imana yaguhaye kasikini keza. Urimo uraririmba kubera ko Imana yaguhaye umugisha, ukabona utwenda twiza ukambara ukaberwa. Ariko yego urabikora. Niyo impamvu Bibiliya ivuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanye nawe. Ariko hano harangije haba ngo nubwo hari habubaka zahabu, hakaba nabubaka ibiti, ngo umurimo wa buri muntu wese yakoze ari muri iyi si uzapimwa. Mbese ndabaza, uwo murimo nuramuka upimwe, iyi saha tujya tureba umushumba tukavuga ngo umushumba umurimo nuwe. Ariko harimo gutegura ubutebe mu rusengero,
harimo gukubura mu rusengero, harimo kugura ibintu bidahari, harimo gusura abarwayi. Tubireba ku ntumwa nyinshi. Intumwa ntago zapfiriye iwabo ho zabaga, zagiye ziva hano ho ziri zikagenda zigapfirayo kubera ubutumwa bwiza. Hariho kubwiriza ubutumwa, hariho n'ibindi. Ndabwira rero buri muntu wese unyumva ko kuri iyi si twese turabakoze. Nuko ntasomye kuva inaha ku murongo wa 3 ku gice cya 3, ariko haravuga ngo twese turabakoze hamwe na Kristo. Hanyuma rero abantu bicara bakavuga ngo ngenzajye njya gusenga kubera ko yikuraho stress. Menya ngo nta murimo shobuja ntazaguhemba, ntago yaguhemba utakoze. Hanyuma rero kandi gutegeka kwa 2:6 aravuga ngo igitabo cy'amategeko cyandike mu mutima wawe, ngo ukigisha abana bawe n'abana bawe bakigisha abana babo, ngo amategeko y'Imana uyandike ku muryango, uyandike mu cyumba, uyandike. Ni ukuvuga ngo ufata amategeko y'Imana n'umuryango wawe wose. Ushobora kuba nta murimo ufite mu rusengero, ariko abana 3, 4, 5 ufite ni itorero ry'Imana, kandi uzarihera imbaririra, niba bayita nguki, uzayihera uzayihemberwa, uzerekana uko wabikoze kuri uriya munsi. Twese rero umuryango ufite ni itorero, inshuti zawe ufite ni itorero. Mbese niba Imana yarakwizeye ikakurokora mu bantu b'inshuti zawe, wowe wishimira ko bose barimbuka ureba. Hanyuma rero umurimo wa buri muntu wese uzapimwa. Umurimo yakoze ari muri uyu mubiri uzapimirwa mu muriro. Nibasanga umurimo wawe ari ibikenyeri uzashirira, nibasanga umurimo wawe ari ibyatsi uzashirira, kandi basanga nta na kimwe wakoze nawe urabyumva. Ntago tuzajya mu ijuru kubera imirimo. Niba nta mirimo ubwo nawe urabyumva. Hanyuma rero ndaza gusoma hano nanone mu Bakorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 24 nsoza. Haravuga ngo, ndasoma mu Kigande uraza kumfasha. Ibice 9 umurongo wa 24. Haravuga ngo, temumanyi ng'abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bo bonna, naye aweebwako empeera omu. Mudduke nga bwe mutyo mulyoke muweebwe, era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eryonooneka, naye ffe etayonooneka. Nze kyenva nziruka bwe nti singa atamanyi, nwana bwe nti singa akuba ebbanga, naye neebonereza omubiri gwange, era ngufuga mpozi nga maze okubuulira abalala, nze nzekka neme okubeera atasiimibwa. Abakorinto ba mbere 1 umurongo w'9 haravuga ngo, timuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa kabumwe. Ni ikibazo. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanje ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya. Nkubitana ibipfunsi, ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanje mbabaza umubiri wanje nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanje ubwanje ntaboneka ko ntemewe. Ni Paulo wavugaga naho nyine ndavuga ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanje ntaboneka ko temewe. Ahangaha rero Paulo yabwiraga Abakorinto bifite
isanira na hano maze gusoma umurimo wa buri muntu uzapimwa. Noneho hano akavuga ati ntago muzi ko abari mu marushanwa bahaguruka bose bakarushanwa kandi bazahabwa impano cyangwa se ishimwe ribora. Aravuga ati ariko twebwe iryacu ishimwe ryacu ntago ribora. Aravuga ati rero namwe mwiruke gutyo, bivuze ngo namwe nimukore gutyo. Pawulo uyu nguyu yari umuvugabutumwa, yavugaga ubutumwa ku misozi, akajya mu Bakorinso, akajya mu Bafilipi, akajya mu Baheburayo, hose akajyayo. Noneho aravuga ati mukore gutyo kuko igihembo cyanyu ntago kibora. Aravuga ati njyewe Pawulo nkora gutyo. Pawulo we ntiyabaga no mu rugo. Nkora gutyo ndarwana. Kurwana ni ukugerageza gukora. Hariho byinshi bitubuza gukorera Imana, ariko turwane turebe ko dukorera Imana. Aravuga ati njye ndarwana ariko si nkutagira ubwenge. Si bivuze ngo kureka abana n'umuryango ukajya kubwiriza ubutumwa, ntibivuze ngo nta bwenge ufite. Pawulo nicyo yashakaga kubabwira. Aravuga ati ndarwana ariko si nk'ukubita ibipfunsi aho ntazi. Ndabizi ko hari ingororano y'ijuru, ndabizi ko hari Imana igororera, ndabizi ko igihe kizagera nkagororerwa. Aravuga ati none namwe mukore gutyo. Ndavugana rero n'abarokore bo muri iyi minsi, nkavuga ngo ni ukuri niturwane dukorera Imana ahantu itubwiye gukora, kandi niba itaranakubwira shakisha, kuko nta muntu uri kuri iyi si atari umukozi w'Imana. Ushobora kuba utari pasiteri, ushobora kuba utari bishop, ushobora kuba utari reverandi, ariko ufite umurimo Imana yaguhaye. Na cyane cyane abanyamasengesho hari byinshi. Saa 9 z'ijoro hari accident zibaho, abantu bagapfa, kandi abanyamasengesho yaba bahagararaga bikaba bitashoboka yuko abo bantu bapfa. Saa 9 z'ijoro hari abantu uwo mugore ajya kwiba mu irwariro, ariko babyutse bagasenga uriya mugore ntagabona imbaraga zibakurayo. Nanjye maze kubimenya nahise mba umunyamasengesho mwiza cyane. Ari umunyamasengesho ariko numva mbikoze n'uburakari. Noneho ndasengera abagore cyane bari mu marwariro, bishobotse ndagerageza kugikoraho, ariko bishobotse najya njya no kubasura nkabasengera no mu marwariro. Ndagifite muri gahunda nzagikora. Ubwo rero buri muntu rwose agerageze dukorera Imana kuko imirimo yacu izapimwa. Amen. Urakoze, ndagushimiye kubw'ubuhamya. Ntekereza ko bugize uwo bufashije, bugize uwo bukomeje, yego, bugize uwo bwongereye izindi mbaraga. Bitewe na buri wese akuramo isomo rye. Burya nyine wa mugani ngo Pawulo ngo ntakubita nk'uhusha, ubundi dufata twese, buri wese afata ice. Ubundi turagushimiye nawe kwemera kuganiriza abakunzi ba Free Media Live n'umwanya wawe. Sinzi mbari ijambo rya nyuma ushobora kusoza, ubundi soza ikiganiro cyacu. Yego, namwe ndabashimiye kunyakira muri uyu mwanya, mukampa umwanya mwiza nk'uyu nguyu nkashobora kuvugana n'abantu batandukanye. Rero ndashima kubw'ayo magambo asohotse, kandi ndabizi neza ko hari abantu agiye gufasha bagahagarara nk'uko bikwiriye. Murakoze rero cyane, Imana ibahemere umugisha. Murakoze namwe. Rero ibyacu nakagaruka, stay tuned, komeza urebe n'ibindi byinshi bigenda biza. Murakoze cyane, mwari kumwe na Director Gaby.